oya byo ni muzisuganye kuko iminsi yagiye itariki yo gukoraho umurenge cyangwa se ukwezi. Baye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye, ni kuri Kiza TV show nk'ibisanzwe. Nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi. Reka nizere ko mumeze neza mwese aho muri arabari mu Rwanda ndetse n'abari hanze y'igihugu mwese. Ndabasuhuje, ndabashimira buri wese wandika muri comment agatanga inama n'ibitekerezo mu bigiye bitandukanye kuri buri muntu tuba twaganiriye, abo batuganirije ubuzima bwe cyangwa se n'indi nkuru iyo ari yose mu buzima bwe busanzwe. Ndashimira buri wese ugira icyo atanga cy'inkunga cyangwa n'ubundi bufasha. Nukura abantu mugira abo ubufasha mutanga mu bantu tuganira nabo baba babaye, abasabira umugisha Imana igisubiza aho mwakuye. Uyu munsi tugiye kuganira na Safi. Aciye higiye tutavugana tudaherukana, ngira ngo hari amakuru ye menshi tutari tuzi, ariko wenda bamwe muri mwebwe mwamukurikirana kandi yaramaze iminsi hari byinshi muzi. Rero nakurikiranye ibiganiro yaramaze igihe akora, numvamo inkuru nziza. Buriya umuntu natera imbere ujye umushyigikira kubera ko gahunda yo gukora ubukwe na madamu we Sumaya. Numva ni byiza ndabyishimira, ariko ndavuga nti reka muhamagare tuganire nk'umuntu twabanye mu buzima bugoye bwashize. Ni byinshi twanyuranyemo kandi Imana igenda ibigenza neza abasha kubitambukamo. Ndavuga rero reka muhamagare hanyuma se tuganire, atubwire amakuru meza, atubwire inkuru nziza ndetse naho bigeze ubu, imyiteguro aho igeze n'uburyo we na Sumaya babanye. Ni byinshi rero tuganira hano. Ndagira ngo buri muntu wese warebye kino kiganiro ugikomeze kubera ko uraza kumvamo ingamba nshya Safi yatangiye n'umushinga kandi tukaba hafi ye kumutera inkunga y'ibitekerezo ndetse n'iyindi yari yose kugira ngo abashe kugera ku rwego natwe twagezeho cyangwa se anarurenge, kuko ntago wifuriza umuntu ibyiza kugira ngo agere aho uri, ahubwo wifuza ko arenga naho ugeze kubera Imana. Safi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane. Meze utese? Meze neza? Urebeye inyuma meze neza. Uri kubyibuha? Uri kubibona? Keza, ubwo nuko utaruherutse kumbona niyo mpamvu, ariko uko biri ndashima Imana kabisa. Biragaragara. Nta kuvuga ngo meze neza 100% nabankwebeshye. Okay, reka tuvuge inyuma. Imbere meze neza, ariko inyuma urasa neza muri make. Nawe urasa neza pe. Nimba ari uko harashize igihe tudaherukanye. Hashize ibihe. Cyane cyane. Hanyuma rero amakuru y'iminsi Sumaya ameze ate? Amakuru y'iminsi navuga ko ari meza kuko ni inkuru nziza nyuma y'ibyo twagiye ducamo cyane pe. Nanashimira umuryango wenda wabasumana bitewe n'ibyo naciyemo, nyine ubwo hari impamvu mvuze ngo ndabashimira. Gusa mbere na mbere kambanze suhuze wowe Keza, wenda hari igihe nagusoje nyuma ya kamera, ariko rekana nagusuhuze kuri kamera. Nanasuhuza abakunzi ba Keza TV show nimba nibeshye. Keza TV show ndabashuhuje, nzi ko n'ababyeyi bacu bagiye batuba hafi mu bihe byagiye bitambuka. Ubwo wamuzaga na Sumaya wenda harimo abatakibyibuka, ariko niwe wamuje na Sumaya, reka mbivuge nk'ubu buryo. Ndagushimira kuko ndibuka ko ujya kumuza nawe Sumaya wari wamufashe, nawe yaramubwiye ati ngaho ndagucukije nawe ugenda ujye gufonda ubwawe ubuzima. Aza guhungiraho waramufashije, aravuga ati noneho Safi nzi ko ari umuntu w'umugabo ntago yakora ibintu byateye by'iki gihe, aho umusore wenda ashobora kuba yatera inda akaba yayihakana. Ibyo bintu ntago mbimuzi, reka nkuhuze nawe. Ndagushimira wamuje na Sumaya, bigenda neza. Nanjye ngerageza kwakira icyo kintu kuko nzi ko hari icyabaye n'ubutwari. Rero bakunzi ba Keza TV show ndabasuhuje kandi mwumve ko byari igihe kirekire. Turabakunda nkuko namwe mudukunda. Yego. Ndagushimira kuba ushimiye. Buriya ni byiza gukomeza ubuzima, ariko ntiwibagirwe aho waturutse cyangwa aho wahereye ufonda ubuzima. Ni byiza kuko n'ahazaza uravuga ati reka nsubire inyuma nongere njye gushimira, kuko tuba tugikomeza ubuzima. Uragarutse, ni niyo mpamvu tugiye gukomeza tureba imbere, noneho imbere yacu turebe icyo dutegereje imbere. Hanyuma umushinga w'ubukwe ugeze? Umushinga w'ubukwe navuga ko wenda utaratubwira aho ugeze. Safi yatekereje gute gukora
igitekerezo cyaje gute cy'ubukwe kuvuga ati Sumaya n'umukobwa twakundanye igihe kirageze ngo mushyire mu mago ndabona kwiye kumbera umugore w'ubuzima bwose. Igitekerezo cyazanywe nawe cyazanywe na Sumaya? Mu by'ukuri igitekerezo cyazanywe nanjye, ndaza kukubwira impamvu icyo gitekerezo ari njye wakizanye. Nuko ubwo waduhuzaga muri cya gihe waduhuzaga byabaye ngombwa ko ngenda nkabana na Sumaya kuko ntago nagombaga kumutererana, nubwo nanjye nari ndi mu buzima bubi urabizi, aho na Landlord yanyirukankanaga ibirya kabimena urabyibuka ibyo byose. Ndavuga ni kuba umugabo ntago bisaba amafaranga, bisaba ibitekerezo, ibindi nabyo bikaza ari inyunganizi. Nereka nkunda umugore wanjye nkuko yabaye intwari, yarazaho mu rugo twabaga cyane ko icyo gihe papa yari agifite n'amafaranga mu rugo twarabakiri ibyo urabizi, biza kurangira banciye mu muryango njya kwikodeshereza. Ariko mbere yuko bankura mu rugo Sumaya yari ahazi kandi no mu rugo bari bamuzi. Icyo gihe nkuko yari amaze gutwara inda ayitwariye ku ishuri, byari kuza kuba ngombwa ko azana umwana cyangwa se akaza akavuga ati mumfashe umuhungu wanyu yankoreye ibi nibi cyangwa mbatanye umwana. Yego yabaye intwari aravuga ati ntago ndi ubikore, cyane ko mw'icyo gihe bakimara kumenya ko atwite ni waba bahise bavuga ati tuvire mu rugo. Nanagaya ababyeyi cyangwa se umubyeyi nimba umwana yacitswe akagira ikintu akora wimutererana mufashe mw'ubu buryo. Rero ndashimira Sumaya yabaye intwari icyo gihe, ntago nagombaga kuba namuterana mvuga ngo nubwo yabyariye mu rugo ngo nimureke. Nawe ni nazi kuko ninjye yabikoze, twabanye mw'ubwo buzima burakomeza bigenda biba birebire. None ikintu cyatumye mfata umwanzo wo kuba nakora ubukwe hagiye hazamo n'imbogamizi. Ngaho abakobwa baza bambeshya ngo nabateye inda kandi nzi ko nta kintu nigeze nkora. Abo bose bari muri rwa rwego rwo kwica kuba nabana na Sumaya kuko twabanaga tutarakoze umurenge cyane ahantu na hamwe twanditse. Nyina ariko akunda kuvuga ati nta bushobozi dufite, ariko nimba wowe nimba unkunda nanjye nkaba nkukunda ngwino tubane. Noneho hazemo na wa mukobwa n'ubundi ni Oliver, uribuka ko ajya kugenda agiye anyihenuye avuga ngo agasore katafite amafaranga, agasore katakoze umubiri, nyine agenda anyihenuyeho cyane. Icyo gihe rero akimara ko Sumaya yaje arongera arangarukira ngo hoya ngo nukuri ngo birana bikoreshejwe n'umuryango ndacyagukura. Ndavuga ni mfite umugore twabyaranye. Uri kumva ijambo namubwiye, mfite umugore twabyaranye. Ngo ariko ngo umugore nubwo mwabyaranye ngo nasezerano mufitanye ngo wese murarifitanye. Nyine icyo ni ikibazo. None mitenekeze no kuntu yagiye ambwiye amagambo atari meza. Ndavuga ni oya ntago bishoka, singomba gutatira ijyango najyanye na Sumaya ko yarabyaye, iryo niryo sezerano rya mbere dufitanye. Ngo uko yakubyariye ngo nawe wimbwiye ngo nawe wambyarira. Mfite uwo nkunda turabana, wowe wari waragiye iyo ngiyo, sinshaka no kuba nanahamenya, ariko aho wagiye ufite ibyo unyangiye, rero wishaka kungarukira. Rero iryo jambo yavuze ngo sitwanasezeranye ryatumye rinkora handa abana ako gasuzugura bansuzugura cyangwa bagasuzugura umugore wanjye ngo nuko tutasezeranye, nago byaba ari byiza. None hakikutamo na mukuru wavugaga ngo nago banshaka kuko nyine urabyumvanye mbayeho mu buzima bundi bumukene kandi umwana wo mu bakire biragoranye kuba mwahuza urugwiro. Ndavuga ni rero mukuru rero kuko hari ahantu twigeze twagirana ibintu bitari byiza, nyine avuga ngo ndi umukene, ambwira n'amagambo atari meza, sinko wana yavugira hanga kuko ngi sinjya mvuga ibintu bidafututse sinjya mbivuga. Noneho niyo bakajya bavuga ati ntago ushobotse ko ntago twagukunda cyangwa ntago watubera umukwe kandi udafite amafaranga, kuko bwacu agomba kujya mu bakire, abakire ku bakire, umukene ku mukene, mukane nyine kwa kuri nyine biba bivuga mukane ku mukara. Yego. Noneho akajya hazaramo imbogamizi z'abakobwa bashaka kungirira nabi, ariko nyine byabaga bari ku ruhande rw'ukuntu, ariko mwanga kubigenderaho cyane. Sumaya akomeza arangunda avuga ati ubyo bakora byose. Ko nawe yarwanye intambara itoroshye. Yego, ndanamushimira nazabona kino kiganiro yumve ko yarwanye urugamba, ariko urwo yarwanye ni rutoya, aho bigeze ubu ngo niho agomba kurwana urugamba. Ubwo icyo gihe rumva abakobwa bagiye bazema bagenda bavuga ngo twasezeranye twagize gute, haziramo ngo abona byaranye nabo kandi sinigeze mbyarana nabo, haziramo n'abandi bavuga ngo bamaye amafaranga kandi nabigeze bamenye mu rwego rwo kugira ngo bananye na Sumaya abone ko ndi umwana mubi, abe yanyanga cyangwa se niranye no kwa bama uko babone ko ndi umuntu udashobotse. Ndangije Sumaya ikintu yagiye kubahimisha yavuze ati uwo muntu uvuga ko mufite amafaranga, hari umukobwa ari waje icyo gihe avuga ngo yamaye 50,000. Byo sinigeze mbihakana kuko utari Oliver wumva atari Oliver, ni umukobwa singombwa wenda muvuge, wenda babizi barabizi cyangwa niba ngombwa umwenda namuvuga, ariko niba bitari ngombwa ndamureka. Umukobwa avuga amfatira mu isoko ngo 50,000 kandi icyo gihe yabima nari ndwaye, arambwa ati genda wivuze. Ndani namwese aya mafaranga ko yamaye urangurije, ngo hoya sinkugurije we cyambere n'ubuzima agenda yite ku buzima bwa. Noneho nyeko Sumaya nyine yangarukiye ashaka kubikoresha iturufu yo kugira ngo abe yansenya, ngo amafaranga yanjye ngugiye kuyakora mu bukwe ngo nago byashoboka. 50,000 se ko utayingurije nani nyane kutwagiranye. Nese ibyo bikora ubukwe.
nyine ni muri za mpamvu zo gushaka kuba bananye na Sumaya ahantu yabereye intwari yahise aza aravuga ati ayo mafaranga ndayakwishyura yahise yamwishyura numva ndamushimye nyine guca agasuzuguro no gushaka ngo baduteranye ibirangira abishyuye rero icyo gihe nahise mvuga mu by'ukuri abantu bagenda bambwira ibintu bashaka kunca hirya hino urugo ntabwo ruteze kuzatera imbere uko iminsi igendisha niko ndi kugenda nkura mu myaka no mu bitekerezo ninkomeza gutya umwana akeneye kuba ari kumwe n'umuryango wose apana kuvuga ngo mama yagiye kwa nyogokuru mama ngiye gusura papa cyangwa se papa ngo nago ngiye mba numva ndibuka ko dutanye nakubwiye ni keza nago nshobora kwihakana amaraso nimba nzi ko amaraso aranye sinshobora kuba nayihakana narabikubwiye umunsi wa mbere muza na Sumaya cyane rwose ibyo bintu nahise mvuga ni ndamutse nasezeranye na Sumaya nta n'uwakongera kuza guteza akavuye mu rugo rwanjye kuko baba babona yuko nyine ni umugore byemewe ibyo byose impamvu banabivuga ni uko barareba igihe mumaranye bakabona umwaka umwe 2 3 4 nta kintu abagerageza ngo kundoga ngo dutane bakabona n'ubundi bakabase tuzakora iki rero navuye kugira ngo bacecekeshe ngomba gukora ubukwe cyane ko urumva ni wabo Sumaya bari bavuze tugomba kubana ariko nyuma papa aza kuganira na mabukwe yamwumvisha yuko nyine agomba kureka abana bakabana ariko nyine agerageza kuba atari kubyumva muri we kuko yumvaga yuko umugeni afite amafaranga bitakunda nanashimira umuntu bita Mamudogo wa Sumaya yaravuze yagiye ku ruhande rwacu aravuga ati mwebwe nzabarwanira ishyaka muzabana ndabimushimira yakoze ubutwari agerageza kumvisha mukuru wiwe ko agomba kureka abana bakabana icyambere ari urukundo ibintu nibishakwa ibintu birazi yo muri icyo gihe nyine yakomeje kurwana urugamba biza kurangira mama wa Sumaya byumvise avuga ati nibyo koko ariko mu by'ukuri nubwo nabareka bagomba kuza bagakora iby'umwana w'umukobwa akorerwa avuye iwabo ubwo no gusaba no gukwa ya mihango yose umwana akorerwa n'ubundi ukabikora nk'uko n'ahandi hose bikorwa yego ati namara kubikora icyo gihe tuzamwakira mu muryango ab'umukwe wacu ako nako kanja mu mutwe nubwo abinyemereye ubuse ko bakwita umukene nta mafaranga ufite nta kintu ufite ntukwiye kubana n'umukobwa none barakwaka ibyo byose bazi kuri umukene bazi kuri ubikure mu by'ukuri hari ikintu nyine kiba ugasanga harimo nk'imbogamizi ariko nanone mu bwo kwizera kuko ngewe ndi wa muntu nk'uko izina rivuga nitwa niyo nkuru rero ndi wa muntu wizera ko nyine uko byagenda kose Imana iri butabare mu gihe umwana w'umuntu abona ko ibintu byarangiye yego cyambere nuko uri muzima yego n'ibindi byose byaba ubwo nyine nubwo byagenze gutyo byaje kurangira ngewe ubwanjye mvuze neka njye kwa mabukwe ariko nyine njyayo atari mu rwego rwo kugira ngo ngiye kugira ibintu tuganira bigendanye no kuba nakwa ari kuko urumva nagombaga kujya nkarira ko bamikaze mu gihe mbere ho najyaga bakanyamaganira kure nemere kuba nahakana ndabona noneho ubwo amagize bakaba bamaye ikaze reka noneho ninjire mu bihe byo kuba nakora ubukwe mw'iyo minsi mama Sumaya arambwiye ati uhawe ikaze ujye uza wisange mu rugo numva ngoye mu kana ibyo naciyemo byose ubu ngubu niwe ubimbwiye wow ndavuga ni byiza mwana papa aravuga ati rero ibiriya bintu watekereje byo kuba wakora umurenge cyangwa wakora ubukwe kuko ngene napanze umurenge kuko ntago nayo mfite amafaranga navuze ni Sumaya naza byemewe n'amategeko twasezanye mu murenge ibindi bizabiza mu bizazanye ariko umurenge wararangiye yego kuko nge numvaga ko ikintu nshaka cyane ari umurenge kugira nshaka gasuzugura ubundi ni sezerano rya mbere wenda mariage nayo bikenewe ariko cyane umurenge yego aho ngaho niho hahise haziramo imbogamizi papa arambwira ati reka nzajye kuganiriza mabukwe wawe tuganire nk'ababyeyi twicare hasi dusase inzobe turebe icyakorwa kugira ngo ugire agaciro mu muryango wabo ku buryo umwana yisanga natwe tukisanga twese tukaba umwe kuko iyo ufite umugore mwese muba muri umwe nta kibazo mwahura papa rero ajyanye n'umusaza wundi baragenda baganira mabukwe aramubwira ati rero kugira ngo mbahe umukobwa wanjye byemewe n'amategeko murama 10 ariko we ubwo miliyoni papa kimara kubyumva mvaguye mu kana ariko nyine uwo musaza yari yajyanye ahubwo se hari umuntu ugikoye amafaranga nyine urabyumva icyo gihe bavuga yuko n'ubundi nabanje gukora amakosa nkabyara nawe urabyumva nyine imbogamizi harimo n'ibihano ubwo urabyumva none papa aramubaganira avuga ati rero mudufashe basi mugabanye uwo musaza nyine nawe abijyamo baraganira biza abantu bamenyereye ya misango nimba ari imisango baba bafite kuntu baganiriza ababyeyi umubyeyi birangira avuga ati nta kibazo mbaciye inka 3 baravuga ati none izo nka 3 turazemera yego zo gukwa inkwano izo nka 3 turazemera none batamubwira none se nimba amafaranga ataraboneka cyangwa se izo nkwano zitaraboneka nako nabo baretse bagakora umurenge
none tukaba tuzishaka nazo tukaba tuzishaka ariko umurenge wakozwe bakaba byibura bavuga ati barabana byemeye n'amategeko n'abari bari kubatesha agaciro ntawe uzongera kuvuga kuko basezeranye barabatesha agaciro bagarutse mu rugo rwabo wajya kubarega mu mategeko kuko icyo gihe wavogeye urugo rw'abandi yego mabukwa byumvisha avuga ati ati ntabwo bishoboka ikintu ngiye kubafasha ni kimwe ndabizi ko amafaranga yabuze mugende mushake izo nka 3 muzikubite muzizane mu rwuri rwanjye bagende bakora umurenge noneho ibindi bazabikora mu nyuma ariko izo nkwano mwazizana ubwo no kuvuga ngo nuko banza gukwa yego nkabona gukora umurenge ubwo mutarakwa nta murenge kuko nyine nanone aho ngaho ko numva iwabo badashaka kumurekura oya rega nibyo umubyeyi nk'uri abakeneye ishimwe sibyo yaritanze hari byinshi yatakaje sibyo nanone ku ruhande rumwe ndabashima nibyo kandi nanone nanjye bimesha agaciro bikozwe nibyo ku ruhande rumwe ariko nanone nibyo ku ruhande rwawe nanone ni ibintu bigoye yego biragoye iyo bavuga ati uratanga inkimwe n'urugero iyo bavuga ati uratanga inkimwe mukora umurenge ntabwo byari kuba bigoye nk'uku nguku biri kugora yego ariko nyine nawe burango iyo ubonye ikintu wakiruhiye ubuza agaciro kacu ugifata neza izo nkwano bari kuguca koko ugomba kuzishaka niba umushaka koko ukazishakira hasi hejuru ukazibona kuko uzaba wagowe no kubona izo nkwano uzafata neza umukobwa wawe yego nanone buri ikintu kikugoye ugifata neza ugiha agaciro nanone aho ngaho ikintu nabonyemo cyiza ndamutse nataramukoye sibyo twajya hajya havuka yenda nk'akaza akavuga ati nene namubwira dukora iki n'iki ngo ariko ubundi ko numva uri kunegeka nk'aho wankoye zingahe ariko buriya wakoye umuntu nanjye bikubaza uvuga ati nagukoye 3 tubuzi ko nagukoye 3 icyo gisubizo uzagira ugifite icyo nzajya mba nyifite ubwo rero umva nawe wari ufite amatsiko menshi niyo mpamvu zendeka mbigusobanuye kuko buriya inkuru mbariranira tuba ariko nanone nubwo bimeze gutyo maze iminsi nashyushye mu mutwe kubera yuko ibya mbere wari uzi bitandukanye n'ibyo ubu ngubu bihari nibyo byiza ni byiza ku ruhande rumwe ariko nanone haracyarimo imbogamizi kuri kirende nk'uko wagiye ubibona ni byiza nayo byaranshimisha ariko harimo imbogamizi soma yo kimubwira ko ushaka kumukorera ubukwe yabyakiriye gute Somaya yarabyishimiye aravuga ati wawe nanjye ibyo byanshimisha kubera yuko nagira agaciro naho nambuka naho kongera kunesha umutwe ngo barabakobwa ngo bakuzanira ama gift kuko Oliver wigeze gukora akananzanira gift iri muri envelope avuye muri Kenya ngo ashaka kumfatanya nawe iyo gift sinyikeneye mbabarira amahoro nta kintu iki na kimwe nyene nubwo nyine barimo baragerageza bavuga ngo nawe utagezwe intorezo barimo baragerageza kuba babwica hasi hejuru ariko nkavuga ni byange bikunda ubukwe buzaba nzanabukora kugira ngo mesha agaciro umugore wanjye kubera Imana n'abantu umva impamvu buzaba ubukwe n'abantu niko bakunda kuvuga kandi koko nibyo ntiwakora ubukwe udafite ababutaha yego ntiwakora ubukwe udafite abaza kurya cyangwa kunywa yego rero niba ubukwe ari abantu ubukwe ni inshuti ubukwe n'abavandimwe ufite inshuti ufite abavandimwe ufite abantu nyine muziranye bazagushyigikira mu bukwe yego rero niyo mpamvu igihe cyose uzagira gahunda nziza gahunda nzima cyane cyane nk'icyo gikorwa kiba ari cyiza uba ufashe umwanzuro wo kuvuga ati nanjye mfashe inshingano izo ni inshingano ufashe wowe na madamu wawe muzafata mukavuga muti tubaye umwe byanze bikunze kizaba cyose tuzagifatanya yego ndatekereza nta muntu utashyigikira icyo gitekerezo ahubwo wenda ikigoranye wenda nubwo nayo mikoro nyine yo kugira ngo uhabwe nyine Somaya nubwo bimeze gutyo wenda ari ibintu byo kwishimira nanone mfite imbogamizi wenda ubundi nzi ko abakunzi bacu bagenda bankurikirana umunsi ku munsi nubwo ibyishimo bihari ariko harimo imbogamizi kubera yuko imbogamizi ya mbere irimo papa akagombye cyangwa umuryango wanjye akagombye kunshyigikira imitungo ya papa yose yaragiye arayisesagura wa mugani meruka afite amazu yose yagiye ayaryo nyine urabizi yagiye yaragurishije najya kuvuga ngo yaragurishije nyine kubera hari ukuntu ugira amafaranga ukirara ukumva ko amafaranga atari bushire wenda n'isosi muvuze nabi ariko nibyo ntago mbeshye oya none iyo uvuze ukuri ntago uba ubeshye nibyo koko hari ukuntu ujya mu kintu bikarangira bibaye ukundi rero amafaranga yaragiye ararangira nayamaze ararangira inzu imwe yonyine niyo yasigaranye aho twakagombye kuvuga ngo turakora amafaranga izo nkwano
baduciye zimwe eshatu. ubundi niho byagaturutse nyine mu rugo. Yego. Nubwo ntiwakabaye uri gushaka kwibagaho ibyo byose kandi Yego. ufite umuryango. Yego. Kandi buriya papa wawe yaba agifite nyine ibyo byose ataragiye abipfusha ubusa muri ibyo. Byakagombye kuba byoroshye. Umurenge wa Gahisu n'aba kuno kwezi. Cyane rwose. None ubwo asigaranye inzu imwe? Inzu imwe asiganye nayo iri mu ngwate. Kandi none iyo ngwate niyo yavuga ngo arayishyira ku isoko ntago yava amafaranga yishyura nyine ngo haboneke amafaranga kujya gute yo kujya gukwa. Rero mu by'ukuri ari byo bimaze iminsi byaranesheje umutwe naracanganikiye muri ngiye ahubwo no gusara nanasara. Ariko kubera cya cyizere cyo kuvuga ati mu ijuru hari Imana, hakaba n'abantu badukunda bagomba kudusapotinga mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, icyo nicyo cyizere ngendera. Ariko famille papa aragushyikiye na mama Shafi? Bose baranshyigikiye. Nuko wenda nta bushobozi ariko igitekerezo cyawe baracyakiriye. Yego, kubera yuko ari mama Shafi cyangwa se mama ni mama, nawe abaye mu buzima butari bwiza, nawe biragoye, bugoranye. Ntabwo navuga ngo nagire intwererano cyangwa agire icyo amfasha no kwita kuri barumuna banjye biragoranye. Noneho ba anti banjye nabo ni ngombwa ngo mbivuge, gusa n'aba anti nabo nta kuntu navuga bimeze. Mbese biraho nta kigenda. Biraho, ariko hamwe no kwizanzi ko nziyambaza inshuti n'abavandimwe bakaba banshyigikiye ibintu bikagenda neza bigakunda. Hanyuma watubwira wenda urumva byageze mu miryango, iyo ugeze aho uvuga ati ubu ndi gushaka ndi kwiyambaza inshuti n'abavandimwe kugira ngo mbashe kubona ibyo nsabwa, ibyo mabukwa nsaba, byanze bikunze mwahisemo itariki cyangwa se ukwezi, kugira ngo byaba byiza mutubwiye ukwezi mwahisemo gukoreraho umurenge, hanyuma natwe cyangwa se n'undi wese wabasha kugira inkunga yatanga akaba avuga ati wenda nanjye reka nshakishe kugira ngo muri kwa kwezi nzagira ikintu nanjye mbatwerera. Watubwira ukwezi, nimba mutarafite amatariki wenda ukatubwira ukwezi konyine, hanyuma n'amatariki mukazatumenyesha, ariko tuzi igihe runaka mwateganyije ku buryo natwe dushyiramo imbaraga tukareba ukuntu wamugane dukubita inzira ipfunsi, tukareba niba ayo mande baduciye y'inkwano tuzaba twayabonye, hanyuma igikorwa kinyamukuru kikaba. Ni byiza kuko kuba kumvugisha ukambaza ati si ibintu ndi kugenda mbona bimeze gute, se kutambwiye ko ufite ubukwe kandi uzi ko yanjye yaguhuje na Suma mu gihe byari bigoranye. Imana yagukuremo ikavuga ati reka nkubaze impamvu wagiye uri gupanga icyo kintu nk'icyo kandi uko atari ikintu cyo kwihererana, nyine ubwo ifite impamvu icyo kintu yagikoze. Mu by'ukuri mbanza gushimira n'abantu bari kureba kino kiganiro, nzi ko twagiye tubana muri byinshi mu buzima bugiye butandukanye, ndabashimira. Rero aho bigeze ubu ngubu sinahita mvuga ngo mpanze itariki iyi ni, ariko ni muri uku kwezi twari turi gupanga tuvuga ati tugize mu kwa 9. Yego, ndi kuvuga ni tugize amahirwe tugiye kujya mu kwezi kwa 10, bikajya yenda mu kwezi kwa 11 nabashe kuba nabona izo nkwano banciye, twahita dukora umurenge. Kuko ntabwo nahita mvuga ngo nemeze ngo itariki y'umurenge. Itariki ukwezi ni ukwa 11, hanyuma itariki muzayitubwira nimara kubifata. Oya, byo ni muzisuganye kuko iminsi yagiye. Itariki yo gukoraho umurenge cyangwa se ukwezi ni ukwa 11. Mu kwezi kwa 11 tugomba kuba twakoze umurenge. Ukwezi kwa 10 kunyuramo, ukwa 11. Yego. Urumva tugiye kujya mu kwezi kwa 10 n'ejo bundi. Impamvu navuze ngo tubikore vuba, hari ukuntu utinze ibintu, yabitinze birapfa, ugasanga hagiye haza ya mitego nyine yose. Yego, izo mpamvu nizo nshaka kugira ngo zibe zava mu nzira. Ariyo mpamvu ni ugukora ibishoboka byose nkabona izo nkwano banciye kwa mabukwe, undi mu kwa 11 umurenge we ni ihame ugomba gukorwa. Ubwo amatariki nimubasha kwemera nayo muzatubwira. Nayo tuzababwira, ariko ni muri uku kwa 11 umva nta gihe kinini gigiye gucamo. No gukubita hirya no hino. Yego. Mbere na mbere nanabashimiye n'ukuri. Baravuga ngo hari umuntu wavuze ngo kubita inzira ipfunsi. Umva muhomora inkingi nyaboneka dutwerere, dore umuvandimwe ateye ikirenge mu cyacu, nawe nyine agire nk'uko abandi bagira, nabo yumve kubana n'umugore bugacya ntarwaserera ngo baje ntabyo kugufurira bwito uyisezere. Oya, ibyo ngibyo nanjye nibyo nshaka. Bose abantu mudukurikiye, abantu mukurikira Safi, n'abantu mumukunda, n'abandi mwigeze kugira icyo mufasha, mureke dufatanye tumube hafi. Ushobora kugira igitekerezo, buriya inkunga ntago ari amafaranga. Ushobora kuvuga ati nanjye hari igitekerezo mfite cy'uburyo twabonamo
inkunga runaka yego ukavuga uti twabigenza gutya mubigenje gutya nyamara buriya bishobora kugenda gutya igisubizo kikaboneka. yego buri muntu wese rero udukurikiye ngira ngo wagira ikintu bibwirira wowe nka nyir'ubwite. ikintu navuga, ibintu byose bibanza gushimira. Nakomeje gukoresha ijambo gushimira kuko impamvu nakomeje gukoresha ijambo ryo gushimira, nzi ko ari abantu twagiye tubana mu bihe bigoranye, mu bihe by'uburwayi bwanjye, mu bihe by'uburwayi bwa mama, bagiye batuba hafi, sibyo? Icyo gihe rero bagiye bamba hafi byari mu bibazo, kandi baravuga mu gihe wabanye n'umuntu mu bibazo ntabwo uzagera mu byishimo ngo agutererane, kuko ibyishimo mfite wenda bagenda bankurikirana umunsi ku munsi, bazi ubuzima mbayemo, ntabwo njya nyine n'ubuzima bw'agahinda cyangwa bw'akababaro bitewe n'ibyo ngenda mbona n'ibyo ngenda ncamo. Harimo umuntu ujya ukunda kumwaka se kuki utajya useka, nawe yamusubiye se ndaseka nabonye iki, nta kintu gisekeje nabonye. Kubera iki? Ni bya bibazo nyine ngenda mura nabyo buri munsi nkavuga ni nimba nanyuze mu ibyo bihe bakamba hafi, mu gihe ngeze mu byishimo n'ubundi nibambe hafi. Ibyishimo ntabwo ari ibyanjye gusa, ni ibyacu muri rusange, kuko ni ababyeyi banjye, ni ba papa, ni ba mama, ni ba shiki, ni bose. Niyo mpamvu mvuze ni ibi byishimo bibi byacu. Rero mu kubi byacu twese munambe hafi, kubera yuko ni ibintu biba bisaba ibintu by'amikoro kandi ari ibintu bigoranye. Ari nayo mpamvu kandi ndashimira Imana yo mu ijuru yavuze yakureye muri kizi kabateka nk'ihamagarire. Navuze ni Safi ntago twabanye nabi mu by'ukuri, ntago yagera kino gikorwa ngo ndike kubimenya. Ndavuga nika nkubaze amakuru zutubwire natwe ubwacu, hari wenda simvuze ngo hari ikintu kinini wenda, ariko buryo ubusa buruta buri. Wenda hari nanjye inkunga yanjye nashyiraho n'undi udukurikiye n'undi wese, ariko ibintu bikagenda neza. Abundi baravuga ngo icyambere ni umutima mwiza, iko watanga wishoboje cyangwa ubikuye ku mutima, nta nkunga igiba noye, sibyo? Icyambere ni umutima mwiza. Ikibi ni cya kindi utanganya amaganya wiciragura, ibyo ntabwo ari byiza. Mu by'ukuri mbanza no kubasaba imbabazi kubera yuko habayeho kugenda ndirara cyangwa ndatinda bitewe, ariko ntabwo ari ukwirara, ni ibibazo. Umwana ujye wabo se yabwa komanda. Yego, impamvu bivuze gutyo nigeze naga, ariko mu minsi yashize nigeze naga naho na Sumaya. Ndavuga ni rero sheri wanjye, urabizi Keza niwe waduhuje, kandi hari n'abantu benshi bari bahari mu gihe yaduhuzaga. Byibura reka tuzajye kubashimira ndetse tunabatumire nabo kuko batubaye hafi mu bihe byari bigoranye. Sumaya nyine nabambwira ko nyine amaze iminsi atameze neza, urumva nyine nawe afite stress, uko stress zanjye nimba duhuza baravuga ngo kure y'amazi kure y'umutima. Buriya umuntu muhuza muri byose nawe uragenda ugapanika, buriya naba yapanitse ugasanga byamucanze, ibyo we ntibimugeraho. Kandi nanone hari ikintu bajya bavuga ati ariyo mpamvu mu kwa 11 ni ihame bigomba gukemuka byose bikava mu nzira. Nuko baravuga ngo isaha yo guseba igeze, shitani akwereka ko isaha yo guseba igeze nyine, shitani ikwereka ko uzudukoryo twishe. Rero impamvu bivuze gutyo, hari ukuntu bano bakobwa ari kugenda bibaza bivugisha kuko mu minsi yashize Oliver yarongeye abamagango yamaye amafaranga yo kugura ngo ikibanza ngo n'intebe, kandi abizi ko ari ukumbeshyera. Nyine abizi ibintu yagiye akora byose. Bura nicyo gihe nyine cyo kugira ngo we imwereke kwizi azidukoryo twishi cyane, koresha ayo macenga, umucabiranye gutya, umusenyero bukwe. Yego, none Imana nekavuga ati mwana wanjye nkurambuyeho ikiganza, byange bikunda baguca intege, nta kintu kizabuza ubukwe bwawe gutaha. Rero urumva ko nagane na Sumaya namubwira ko bizaba, tukaza tukagushimira, ariko sindamenya ibyo nako nawe uzamuvugisha nkuko nawe ateye namwe ukamvugisha. Ndashaka kuzamuvugisha kuko urumva nge nahereye kuri wowe. Bura Sumaya mba mbona acecetse cyane, numvaga na hanini wenda ari wowe binareba cyane kumurusha, kuko ni wowe ufite inshingano nyinshi, ni wowe usabwa byinshi. Niyo mpamvu rero nahamagaye ndavuga nutubwire byose uko bimeze, kuko ni wowe ufite byinshi ugomba kuzakora. Naho Sumaya n'umwana uri wabo we ategereje kuzajya kumusaba bakamuguhereza. Izo nzozi ndacyari kuzireba nateye intambwe, wanatwaye wakenyeye meze gutya njyewe niyo. Urumva rero Sumaya nawe ndashaka kuzamuganiriza
kuzamuhamagara oya ariko muzaba muri kumwe ndashaka kugira ngo nawe twumve ibyishimo by'aho bigera kwishima ko nuko yabyakiriye ndetse n'uburyo abasha guca muri izo ngombogamizi no muri ayo magambo byose akabasha kwihangana akavuga ati sezerano niba umugabo yaransezeranyije koko nizeye koko kazabikora ntiyumva ayo magambo y'abakobwa cyangwa y'abandi urumva rero nakabigusabye ahubwo wowe ko mwazazana ubutaha tuzavugana hanyuma muzazane nawe tuganire nawe nk'umugeni ubu dushatse twabita abageni ubu izina abageni ryabahumiyeho murakoze cyane Imana ibihumugisha hanyuma nawe akatubwira uko yiyumva n'uburyo yabyakiriye ndetse n'uburyo abasha kurwana n'ayo magambo yose n'abashaka kumuca intege hanyuma nawe akatubwira uburyo nyine ari gushyiramo imbaraga zose ashoboye kugira ngo mugere ku ngingo hanyuma turi gusoza hari ikintu wumva wabwira hari uwo wumva wabwira cyangwa abadukurikiye kumva icyo kumva wababwira dusoza mu gusoza ntago burangiye sinjya nkunda kuvuga amagambo menshi cyangwa kurondo baravuga ngo iyo uvuze menshi ngo amagambo menshi avamo ibicumuro sorry icyo navuga ni kimwe nuko nyine tubatumiye mu muryango mugari wacu baze badushyigikiye batube hafi nkuko bagiye batuba hafi mu bihe bigoranye n'uzavuga ngo Safi ngo azakunyaha kubwiye ati Keza amanimero ya Safi wenda ndashaka kuba wanayibabwira ariko ikibazo ntacyo reka nyibahe kuko urumva bashaka kuba badushyigikira cyane n'izindi nama zose cyane ko ndi mushyashya muri kano gakino ntago mbizi iby'ibi byose niyo mpamvu mugomba kungira inama nimero yanjye ni ugutenya 250 78 2 013 024 iri kuri WhatsApp wanyandikira ukavuga ati ndashaka kuguha inama n'ibitekerezo ndahana witwaye nayo akagombye kwitwara mu buryo umugeni nitwe ibyo byose ndabibashimira n'ukuri Imana igiduha umugisha kandi twese muri rusange reka ngushimire rero kuba wemeye ku butumire bwanjye ndetse nanashimira abandi badukurikiye n'abakuri inyuma bose n'abemeye ko n'abagushyigikiye muri kino gikorwa ndetse n'abari buze kukugira inama zigiye zitandukanye badufashe dufatanye muri uno muhango ni benshi njye impamvu mbivuga nuko mbizi ko ari benshi bashyingiye bafashije mu bintu bijyanye n'ubukwe ndetse no mu bundi bufasha ubwo ari bwo bwose umuntu akenera mu buzima bwe bwa buri munsi ntago nekereza rero ko ari wowe Safi nawe ukeneye nawe iyo nkunga n'ibyo byishimo nanjye yego bibaturutseho ni benshi bakoze byinshi byiza bibaturutseho rero kuri iyi nshuro na Safi nawe arifuza ko nawe yagira intambwe atera nawe akinjira mu muryango mugari nyine w'abagabo nanjye nyine babyita nko kugira aderesi ubu ngubu n'ubundi uri umugabo ubwo nanjye guhita mubwira ijambo rimwe kuko ndi papa w'umwana nari nkavuze nawe ko n'ubundi uri umugabo ariko na aderesi mu rugo iwawe ujya uvuga ati nsize madamu mu rugo nanjye mbivuge numva nshize amanga yego madamu uterekaho amazi nzanye isosi naho ubu ngubu urisiga ukisanga rero reka mbashimire mwese abari bukurikira kino kiganiro n'abari bubyumve nk'uko twabisabye n'abatari bubyumve wenda nk'uko twabivuze ariko inama zanyu zirakenewe n'ubundi bufasha bwose bwaboneka ibitekerezo byanyu bikenewe dore n'ubwo nibwo bwa mbere agiye kubaka urugo inama zanyu rero z'uburyo bazubaka nabyo birakenewe uko zubakwa nyine nabyo birakenewe reka dusoreze hano tuzongera kuganira yazanye na Sumaya nawe tuganiriza tubwire uko bimeze n'uburyo ari kwakira kuba umugore dore ko nabyo biba bitoroshye reka dusoreze hano naho mu kiganiro cy'ubutaha